Nimuhumure bana b'Imana maze duhitemo neza, duhitemo Yezu. Kuri wa kane ukurikira umunsi w'ivu tariki 18 Gashyantare 2021. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ivugurura amategeko umutwe wa 30 umurongo 15 kugeza kwa 20. Musabwira imbaga y'Abayisiraheli ati: dore uyu munsi ishyize imbere yawe ubugingo n'amahirwe, urupfu n'ibyago, kuko uyu munsi mutegeka gukunda Uhoraho Imana yawe, kugenda mu nzira ze, kwita ku mategeko ye, ku mabwiriza ye no ku migenzo ye. Nukora utyo uzagira ubugingo, uzororoka ugwire, kandi Uhoraho Imana yawe azaguhera umugisha mu gihugu ugiye kugira ngo kigarurire. Ariko umutima wawe nuraruka ntumwumvire, ukemera kujya kunamira imana zindi kandi uzikorera, uyu munsi nkubwiye neruye yuko muzarimbuka muzime rwose, mwoye kubaho igihe kirekire mu gihugu ugiye kwinjiramo umaze kwambuka Yorodani kugira ngo kigarurire. Uyu munsi ijuru n'isi mbitanzeho abagabo bazabashinja. Nashyize imbere yanyu ubugingo n'urupfu, umugisha n'umuvumo. Hitamo rero ubugingo kugira ngo wowe n'abazagukomokaho mubeho mukunda Uhoraho Imana yawe, mwumvira ijwi rye kandi mumwizirikaho. Bityo uzabaho mu gihugu Uhoraho yarahiriye kuzaha abasokuruza bawe Aburahamu, Izaki na Yakobo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni iya mbere. Hahirwa umuntu wiringira Uhoraho. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristu uko yanditswe na Luka umutwe wa 9 umurongo 22 kugeza kwa 25. Muri icyo gihe Yezu abwira abigishwa be ati: umwana w'umuntu agomba kuzababara cyane, agacibwa n'abakuru b'umuryango n'abatware b'abahereza bitambo n'abigisha amategeko, akicwa kandi akazazuka ku munsi wa gatatu. Nuko akabwira bose ati: niba hari ushaka kunkurikira yibagirwe ubwe, aheke umusaraba we maze ankurikire. Kuko uzashaka gukiza ubugingo bwe azabubura, naho uzahara ubugingo bwe arijyagirira azawukiza. Umuntu watunga iby'isi yose ariko akabura ubugingo bwe cyangwa akabwangiza, byaba bimumariye iki? Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, Kristo naganze mu mitima yacu buri munsi. Amasomo y'uyu munsi aradusaba guhitamo neza. Umunsi umwe mwarimu w'Iyobokamana yabajije umwana ati: ari ukubabara igihe kirekire ku isi, ari ukuzishima ubuziraherezo mu ijuru, cyangwa ari ukwishima ukishimisha igihe kirekire ku isi ukazababara uri gushya mu muriro w'iteka, wahitamo iki? Umwana arasubiza ati: ndaza kubanza mbaze mama, kuko ntaho njya atampaye uburenganzira. Ntacyo nakora mama atabizi, sinshobora kumusuzugura. Icyo azambwira nzahitamo icyo. Mwarimu yakomeje gutegereza igisubizo cy'umwana. Bavandimwe, mu gitabo cy'ivugurura amategeko twumvise Musa utumwe n'Imana ku muryango w'Abayisiraheli guhitamo neza. Ku ruhande rumwe rwiza hari ubugingo n'amahirwe, ku rundi ruhande rubi hari urupfu n'ibyago. Uyu muryango uramutse ukurikije amategeko y'Imana, nta kabuza uzaba utomboye uruhande rwiza rw'ubugingo. Ariko nuteshuka kunamira izindi mana, urapfuye birarangiye. Mu Kristo rero wowe uyu munsi hitamo ubugingo n'umugisha by'Imana, aho guhitamo urupfu n'umuvumo bya shitani. Akenshi amahitamo aragorana bavandimwe. Hari ubwo shitani duhuma amaso agatarika ibishashagirana byinshi imbere yacu, warebe inyuma ukabona ari byiza cyane. Shitani rero yiri gutwizeza ibyishimo n'ihirwe bigaragara, ariko burya biba ari by'akanya gato. Yezu umunsi we mu Ivanjili aratubwira inzira nziza twahitamo, nubwo iyo nzira igoranye. Ni inzira y'umusaraba, ariko harizewe. Uyu munsi yagize ati: niba hari ushaka kunkurikira yibagirwe ubwe, aheke umusaraba we maze ankurikire. Yezu akongera ati: uwatunga iby'isi yose ariko akabura ubugingo bwe, byaba bimumariye iki? Ese mu Kristo aho kugwiza ibintu, imitungo yavuye muri ruswa, mu busambo n'uburaya, ibyo wasohoye n'ibyo wariganyije ukabigwiza, ugakira ukarundarunda, byakumarira iki niba Yezu waramutaye? Niba utakikoze isengesho, ahubwo imihikano y'isi yagutwaye uruhu n'uruhande, n'akakanya kagufa yajya kugenera Imana ukiyikunze ukiharaye, nabyo warabiretse. Abantu benshi dukunda ibintu byoroheje. Umunsi umwe umusore wari ukennye yarize amashuri abanza gusa. Ubwo rero akaba yarateretaga abakobwa babiri kandi bamukunda bombi, buri wese agashaka ko uwo musore ari we yasaba. Uwa mbere yarize kaminuza, afite akazi kamuhemba menshi, mbese afite ku noti, ariko yarasuzuguraga cyane bikomeye, arebera ku gikano. Uwa kabiri yarazi gusoma no kwandika gusa, nta nubwo yarakize, ariko yubahaga Imana akagira n'ikinyabupfura
kandi akagwa neza. Uyu munyanoti atangira anyura ku ruhande, yubakira wa musore inzu nziza, anyura mu gikari, arunda ibintu byinshi ku babyeyi b'umusore, abambika neza, bagirira neza. Mu gihe cy'amahitamo umusore agisha inama ababyeyi. Muvyeyi, wowe uyu musore wamuhitiramo nde muri aba babiri? Se na nyina bati, yewe uzabane n'ufite ibintu, wowe se wakwikurira umukene ntacyo azakumarira. Ubukene buragatsindwa n'Imana. Nuko wa musore yumvira inama z'ababyeyi be, nuko azana wa munyanoti. Yewe ntiyaciye kabiri, wa munyanoti atangira kumupinga ngo niwe umutunze, ngo niwe umwambika, ngo niwe wanikoye. Ari nako mutuka mu gifaransa, akawa mugani ngo ufite urufaranga avuga urufaransa. Wa mugabo yakumva agashinyaguro n'ibitutsi, umugore yirwa kandi araramutuka, n'agahinda kenshi akajya kurira kwa nyina. Yewe n'ubu imiborogo ni yose. Naryahaho umugore amuzanira arirya ritamwe amarira. Birababaje. Muvandimwe, iyo ugiye guhitamo ukurikiza iki? Ureba ku mutima cyangwa ureba ku mubiri? Ubushongore, amashuri, igihagararo, ubukire, imisusire, iby'inyuma birashukana, kandi mu bishashanyana byose si zahabu. Umuhanga ati, ijisho ry'undi ntirikurebera umugeni. Ushobora kugira abajyanama benshi bashobora kukugira inama, bakaguha ibitekerezo byiza cyane, ariko wo muzabana ni wowe ubifataho umwanzuro. Umuhamagaro wawe ni wowe n'Imana yawe, nta wundi ubyivanzemo. Iyo utangiye kubyegeka ku bandi ngo uratinya igitsure cy'abagukuriye cyangwa n'izindi nyungu waba ufitemo, ubwo buzima ntibuzamara kabiri, uwo muhamagaro ntiwamara kabiri. Buriya bavandimwe, icyemezo gifatwa n'abagabo, ntambwe ifata icyemezo pe. Yezu buri gihe atwingingira inzira nziza tugomba kunyuramo, nubwo ari y'umusaraba ariko niyo yizewe. Twe kubera ibintu bidushuka tukamuhinyura, tugashaka inzira yoroshye kandi ari igihogere nyine. Inzira y'umusaraba iravuna ariko irakiza. Twayigeranya n'uyu mukobwa udafite amafaranga ariko afite umutima mwiza. Abasore b'iyi si ntibamuhitamo kuko bakunda ibintu kurusha abantu, les materialistes. Hari abantu benshi kuri iyi si bashaka iby'ubusa, bagashaka kurya iyo batavunikiye, bakiyita amazina ngo no stress, ngo nta gushaka kwivuna no guhangayika, nta kwiteza ibibazo. Nyamara abavandimwe, imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. Musore, mukobwa, mu guhitamo muzabana ukurikiza iki? Ukurikiza amafaranga? Ushaka ufise inote? Wasanga icyambere ukurikiza ari amafaranga, ubutunzi, amashuri. Nyamara duke twiza twineza n'amahoro turuta ijyamirenge bikuraza ku musonga uzabamo mu miguruko ku ngoyi ya Sekibi, ukamucakara wo mwashakanye kubera gukunda ibintu, aho kuba wo mwashakanye ukaba igikoresho cye n'ingaruza muheto ye. Ese koko wakwemera kuba mu bintu byinshi ariko bifite umuvumo koko? Mukristo muvandimwe, muri iki gihe cy'igisibo uzarangwe n'ubushishozi, uzirikana ko bishashagirana byose atari zahabu nyine. Uzahitemo neza, uhitemo ubuzima, uhitemo umugisha, uhitemo Yezu, nibwo uzahirwa by'ukuri. Udafite Yezu ntacyo afite. Yezu niyo buzima. Yamvuga umuhanga igira iti, vivre c'est choisir, choisir c'est renoncer. Kubaho ni uguhitamo, kandi guhitamo ni ukuzinukwa. Hitamo rero igikwiye. Bavandimwe, iki gihe cya covid, coronavirus Sekibi, kirimo ibiguruka byinshi ariko bidafite amababa. Ariko tuzirikane ko nk'ubu turi mu gisibo, ni igihe cyiza cyo kugaragaza ubukristo bwacu, igihe cy'isengesho ryo ku mutima cyane cyane. Utiri ushaka ikivunge mugendana ngo kiguherekeze mujyane gusenga, ahubwo ngewe ubwanjye isengesho ry'umwihariko nkaryimiriza. Ibyo ukora byose muvandimwe bibe bikuganisha ku ijuru. Bityo nka mwana ugengwa n'umubyeyi we utafata icyemezo ataragisha mama we inama, natwe tugengwa n'Imana. Tujye dukora icyo Imana itubwirije, ikidashaka ntitukagikore. Muvandimwe, ntuzigera wicuza nuhitamo neza, nuhitamo Yezu buri munsi. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.